Reka ikiganiro cy'uno munsi tukimenyeremo ibi bintu by'ingenzi. Nibyo koko wamaze kugira umukunzi ariko uhora wibaza ngo ni gute umukunzi wanjye namugumana? Ese ni gute nakiyegurira umutima we agahora nkunda njyenyine? Ikibazo cyawe reka uyu munsi tugikemure. Reka tukiganireho. Reka ukurikira kino kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye kuko tugiye kuganiramo ibintu by'ingenzi kandi bikomeye. Turaganira ku magambo meza cyane wabwira umukunzi wawe, ariko by'umwihariko uyu munsi turibanda ku magambo meza mubwira mu gitondo, mubyutse. Waruzi neza ko se nunize umwanya wawe tukaganira tukabana muri kino kiganiro kiraza kurangira amaze kumenyeramo amagambo meza abwira umukunzi, ariko akaba ari amagambo yo kumusetsa. Biratangaje ko wakundana n'umukunzi wawe mukamara ukwezi kumwe, amezi abiri, ariko ugasanga nta n'umwe ugerageza kuba yabwira undi amagambo amusetsa. Bro, sister, mwamuri mu biki? Urukundo rutarimo ibyishimo byo guseka, nta rukundo rwose rwaba rurimo. Reka twigire mu kiganiro cyacu tugitangira, ariko nta nubwo kiri butinde kuko tugiye kugenda tukirukankamo, ariko reka tubaze kwakira abantu bashyashya kuri ino channel. Umuntu mushyashya n'umuntu utaramara kana subscribe, niba utarakana subscribe yikande kandi yo kugufungura inzira kugira ngo buri kiganiro cyose gitambutse ahangaha ujye ubasha kukibona kandi ukibonere kugenge gutegura ibiganiro bitandukanye bikunda gutambuka nga kuri ino channel nitwa Rukundo. Reka duhere ku magambo yoroheje cyane. Kwa kundi mu gitondo ubyutse, birashoboka ko umukunzi wawe ushobora kuba mubana cyangwa se mutabana, ariko ushobora mugiye mutabana ushobora gufata telefone yawe ukaba wakandika SMS. Ukoresha SMS cyangwa se WhatsApp ukaba wakandikira umukunzi wawe uti waramutse neza rukundo rwanjye, uyu munsi nifuza yuko waza kukubera umunsi w'ibyishimo, nifuza yuko uyu munsi waza kuguhira muri byose. Iri ni ijambo ubwira umukunzi wawe akirirwa ritekerezaho, akumva rwose afite umukunzi kandi umwitayeho. Reka tujye kurya kabiri. Iyo nzindutse ikintu cya mbere ntekereza ni wowe, niyo ntakubona umutima wanjye uba ukuriho. Rya gatatu, ndifuza ko buri gitondo cyose cyakwibutsa yuko uri uw'agaciro mu buzima bwanjye. Aya ni amwe mu magambo yoroheje wabwira umukunzi wawe akaza kumva ameze neza ubuzima bwiwe bw'uwo munsi, ndetse akumva yarushijeho kugenda agukunda cyangwa se umutima we ukarushaho kugenda ugutekereza. Mu gice cya kabiri reka turebere hamwe amagambo arimo amarangamutima menshi. Wowe ni wowe utuma umunsi wanjye ugenda neza, ni wowe utuma umunsi wanjye ugira icyerekezo. Iyo umpamagaye utuma umutima wanjye utuza. Irya kabiri, ndagukunda kandi ngukundira ukuri, uko uvuga ndetse n'uko umutima wawe utekereza. Irya gatatu, uyu munsi ndasenga ngo byose biguhire, kuko igihe cyose unezerewe nanjye mba numva ameze neza. Mu gice cya gatatu reka turebere hamwe amagambo asetsa cyangwa se amagambo wabwira umukunzi wawe akarushaho kugenda yumva ameze neza muri we ndetse bikanatuma naseka. Birashoboka cyane rwose ko wafata telefone yawe mu gitondo ubyutse, ukimara urimo kuvugisha umukunzi wawe ukaba wamubwira uti none se mukunzi wanjye wabyutse. Birashoboka cyane ko umukunzi wawe waba utamwita sheri cyangwa se waba utamwita umukunzi wawe, ufite akundi kuntu umwita, ariko ntacyo reka twifashishe izina sheri kuko ubusanga abantu benshi ari ryo bahuriye, ariko ufite ukumwita ushobora kuba umwita sheri, bebe cyangwa se irindi wamubatije. Sango nzi iryo wamwese, ariko rya rindi wamwese nijye umuhamagara muri icyo gitondo. Reka dukoreshe sheri twebwe. None se sheri wabyutse cyangwa nohereze alarme y'urukundo ngo ikangure umutima wawe. Ngaza ahita amera nk'umuntu wikanzemo, ariko azahita atekereza kuri ano magambo ahita aseka mbere yuko agusubiza. Rya kabiri, uri nk'isabune yanjye ya buri mu gitondo, iyo ntayibonye sinumva ameze neza. Gatatu, cyangwa se ukamubwira ngo mwaramutse mwiza, narenze ku izuba ryaka neza kugeza ubwo nasanze risabira urumuri kuri wowe. Dukomereze ku gice cya kane aho tuza gusangamo amagambo meza cyane, amagambo y'amasengesho cyangwa se amagambo y'ineza, ariko amagambo yerekeza by'umwihariko ku Mana. Burya urukundo ni urusenga, ni urufite Imana. Niyo mpamvu aya magambo nayo tutayabura mu kiganiro cyacu, kandi turi kugenda dusoza. Ntugire ngo nagutindiye, ariko nubwo naba nagutindiye iminota ingahe ntabwo ari myinshi, ariko mba ndi kuguha ibintu by'ubwenge. Niyo mpamvu ugomba kuguma ahangaha kugira ngo ikiganiro tukirangize tumenyemo ibintu bikomeye cyane kandi ibintu byiza cyane. Ijambo rya mbere ni ringiri: Imana iguha umugisha mukunzi, uyu munsi ukubera uw'amahoro. Ntukareke kubwira umukunzi wawe iryo jambo mu gihe ushaka kumwifuriza ko cyangwa se kwaza kugira ibihe byiza. Icya kabiri, kandi ntuzibagirwe kumubwira iri jambo rigira riti aho uza kujya hose urukundo ndetse n'amahoro mujyane. Irya nyuma ni iri ngiri naryo ntuzareke kurimubwira: ndagusabira gukomera kuko uwo ukunda afite imbaraga zo guhora akunda kandi by'ukuri. Ngaye rero bakunze barukundo Love Stories, nimukazajye mwirana ngo n'ubundi ngo arankunda ngo wapi. Ukwiriye kujya umubwira no magambo kuko nta muntu rwose ku isi udakenera kumva amagambo meza. Maze nanjye ndayakunda, nimuyanyandikira ngo muri comment aho hasi murebe uburyo nanjye nishima, ahubwo mukamura ntetesheje. So mwakoze mwebwe twabanye mwakino kiganiro kuva gitangiye kugeza tugeze ku musozo. Imana ibahe umugisha. Ntiwirengagize gukandika kuri no video, subscribe, share ndetse na comment.
rwose mwihangane mwandike comment tuvuge icyo wifuza twaza gutegura mu kindi kiganiro kizakurikiraho kuko aba ari byiza cyane. Sinabwiye yuko bino bintu ari byiza cyane kandi bituma channel yacu irushaho kugenda yaguka. Erega ingi ni channel yanjye ariko none ni channel yacu kuko twese tuyivomaho ibintu byiza kandi ibintu by'ingenzi. Ndabakunda, reka tuze gura mu yindi video kuko hano haca ibiganiro bigiye bitandukanye ariko by'umwihariko ibiganiro bitwubaka mu rukundo. Wakoze Imana igumugisha, reka tuze gura mu yindi video. Bye.